Mwiriwe neza, nitwa Nuhoro Christiane, ndi umwarimu wa yoga. Yoga ni inganzo y'ubumwe, ni imyitozo bakora, habamo imyitozo yo guhumeka, hakabamo n'imyitozo iri fizike bakora nk'uko abantu bakora siporo bisanzwe. Ngiye gutangira mbigisha impumeko kugira ngo dutangirane n'impumeko, kuko iyo umuntu arimo gukora yoga ayikora binajyana n'impumeko. Ni ukuvuga ngo pratique umuntu aba akora ijyana n'impumeko. Tugiye gutangira, turatangira uricara uko wumva ubishaka. Ngiye nshobora kwicara, nkicara gutya, nicariye ibirenge byanjye kubera ko wenda mbimenyereye, cyangwa se ibirenge byanjye nta kibazo bifite. Undi muntu yabishaka akicara arambuye amaguru. Icya mbere ni uko wicara ukaba uzi ko urambuye umugongo. Tugiye gutangira ku mpumeko. Turicara turambuye umugongo, tworoshye intugu zacu. Iyo ubishatse urahumiriza, cyangwa se ukaba ufite ahantu urimo kureba ariko ureba ahantu hamwe utararanganya amaso. Tugiye gutangira ku mpumeko bita Ugaca. Iyo mpumeko iyo uyihumeka winjiza umwuka ukumva ijwi, wanasohora umwuka nabwo ijwi ukaryumva. Tugiye gutangira, ndatangira mbereka ukuntu tubigenza. Ushyira ibiganza ahantu ushaka ariko ku buryo nta bitakubangamiye. Turinjiza umwuka mu mazuru, tuwusohore mu kanwa, twinjiza umwuka, tuwusohore mu kanwa. Noneho iri jwi ririmo gusohoka ndashaka ko noneho turi buryumviremo imbere mu gituza. Turinjiza umwuka mu mazuru kugira ngo twumve rya jwi. Turinjiza umwuka mu mazuru, nidusohora umwuka mu kanwa turasohora muke tubumbuye umunwa, uwundi duhita tubumba umunwa dukomeza dusohora umwuka. Twinjiza umwuka, dusohora umwuka, twinjiza umwuka, dusohora umwuka, twinjiza umwuka, dusohora umwuka, twinjiza umwuka, dusohora umwuka, twinjiza umwuka, dusohora umwuka. Iyo winjiza umwuka ni ukuvuga ngo aho ururimi rurangirira, iyo winjiza umwuka ushyira hejuru mu gisenge. Noneho wasohora umwuka, umutwe w'ururimi ukarushyira hagati y'amenyo naho ururimi rugarukira. Turinjiza umwuka, dusohora umwuka, twinjiza umwuka, dusohora umwuka. Iyi ni impumeko ya mbere. Kugira ngo ubone impinduka ku mpumeko ni uko ubikora inshuro nyinshi kandi buri gihe. Ikintu cya mbere bifasha, iyo ufite agahinda ushobora kwicara gutya ugahumeka mu kanya, agahinda kakagenda bigashira, ya mudu wari urimo igahinduka ukongera ugasubira uri normal. Ikindi kintu bifasha, uramutse ufite umujinya, iyo ufite umujinya nabwo biragufasha bikaguhindura mind. Niba wari ufite umujinya ubona hari ikintu ugiye gukora kitari cyiza, biraguhindura. Aho kugira ngo ugire umujinya ujya kurwana cyangwa ugire ikindi kintu ujya gukora, ahubwo wakwicara ugakora impumeko zawe, ubundi rero ubuzima bugakomeza. Tujya kujya ku mpumeko ya kabiri. Ndabereka ibice bibiri. Hari igice cyo kuba wafashe intoki ebyiri ukazishyira hano mu gahanga. Ni ukuvuga ngo iyo uzishyize mu gahanga, uru rutoki rumwe rufata ku izuru rimwe, urunguru narwo rugafata kuri iri ngiri. Izuru ugiye kwinjizamo umwuka urekuraho urutoki, noneho rya rindi risigaye ukaripfukisha urutoki. Ni ukuvuga ngo iyo aho ngaho ni uruhande rumwe. Urundi ruhande iyo ubona kugira gutyo intoki bikubangamiye, ugira intoki gutya ugafatisha urutoki rumwe hano, ukinjiza umwuka ibumoso, ugasohora umwuka iburyo. Noneho hano ho habamo kubara. Ni ukuvuga ngo ukavuga ngo raundi ya mbere ndayirangije,
cyangwa se ngeze kuri round ya kabiri. Ibiba byiza kuri no mpumeko ukora wenda impumeko nkeya, ushobora gukora 8 cyangwa 10. Tugiye gutangira. Turinjiza umwuka mu izuru ry'ibumoso, dusohora umwuka mu izuru ry'iburyo, twinjiza umwuka mu izuru ry'iburyo nanone, dusohora umwuka mu izuru ry'ibumoso. Ubwo iyo ni inshuro ya mbere irangiye. Noneho izuru dusorejeho niryo twongera twinjizamo umwuka. Twinjiza umwuka, dusohora umwuka iburyo, twinjiza umwuka iburyo, dusohora umwuka ibumoso. Iyo ni round ya kabiri. Turinjiza umwuka ibumoso, tuwusohora iburyo, twinjiza umwuka iburyo, dusohora umwuka ibumoso. Round ya gatatu. Twinjiza umwuka ibumoso, dusohora umwuka iburyo, twinjiza umwuka iburyo, dusohora umwuka ibumoso. Round ya kane. Turinjiza umwuka ibumoso, dusohora umwuka iburyo, twinjiza umwuka iburyo, dusohora umwuka ibumoso. Iyo ni round ya gatanu. Tugiye gukora round ya gatandatu. Twinjiza umwuka ibumoso, dusohora umwuka iburyo, twinjiza umwuka iburyo, dusohora umwuka ibumoso. Iyo ni round ya gatandatu irangiye. Tugiye gukora round ya karindwi. Twinjiza umwuka ibumoso, dusohora umwuka iburyo, twinjiza umwuka iburyo, dusohora umwuka ibumoso. Round ya karindwi irarangiye. Tugiye gukora iya munani. Twinjiza umwuka ibumoso, dusohora umwuka iburyo, twinjiza umwuka iburyo, dusohora umwuka ibumoso. Iyi ni round ya karindwi. Twinjiza umwuka, dusohora umwuka iburyo, twinjiza umwuka iburyo, dusohora umwuka ibumoso. Iyo usoje round wumva nyine wari gukora uwo munsi, urekera aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ku ruhande dukora inshuro zingana n'iz'urundi ruhande, kubera ko muri yoga icyo tuba dusabwa ni ukubalansinga umubiri wacu. Ntabwo tuba dushaka ko wenda rino zuru rishobora kwinjiza umwuka mwinshi, iri ngiri rikinjiza mukeya. Tuba dushaka ko niba rino ryinjiza umwuka mu munota umwe, n'iri ngiri ryinjiza umwuka mu munota umwe, ku buryo usanga umuntu umubiri we wose ushobora kuwushyira gutya ugasanga uri ku buringanire. Ni impumeko twari turimo kwiga ebyiri, turazisoje. Ikintu nabasaba ni ugukora pratique inshuro nyinshi ku munsi. Niba ubishoboye ushobora kubikora 3 ku munsi, cyangwa se wabishobora ukabikora buri munsi udasibye. Ikindi kintu nabasaba, mukore share, comment hamwe na subscribe. Murakoze cyane.